Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Ngewe ndi Isaac niwe nshuti nkuko bisanzwe mugenda mubana mu makuru tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero na yahe makuru tugiye kuba tugarukaho. Na makuru ari kuvugwa mu karere ka Nyamagabe aho Munyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre yatawe muri yombi. Amakuru umuseke ukesha bamwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Musebeya avuga ko yafashwe ku mugoroba wo ku itariki 24 Nyakanga 2026. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo Mwungeri yemereye umuseke ko hari ibyo gitifu Nkurikiyimana Pierre ari gukurikiranwaho n'ubugenza cyaha. Ati ibyo akurikiranyweho ntago tubizi. Ejo amakuru avuga ko mu byo akurikiranyweho harimo ruswa ishingiye ku gitsina, kuko hari umwe mu bayobozi ba gitifu b'utugari w'umugore yahozaga ku nkeke amwaka igitsina. Ayo makuru avuga ko ubwo yasabaga uwo gitifu igitsina ngo akakimwima, ibi byatumye amwimurira mu wundi murenge uherereye kure y'urugo rwe. Umuseke wamenye ko uyu gitifu watswe ruswa ishingiye ku gitsina yatakambiye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ntibwabiha agaciro. Nyir'ubwite abonye ko bamurangaranye ajya kubibwira urwego rw'ubugenzacyaha RIB bukorera mu mujyi wa Kigali. Umwe muri abo yagize ati RIB yaturutse Kigali niyo yamufashije, niyo yamuhaye ubutabera. Abandi bakavuga ko usibye icyo kibazo cya ruswa ishingiye ku gitsina hari n'ikibazo cya ruswa akekwaho, kuko afatwa bamusanganye miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda yari abitse icumbi yahawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe. Ibi bakabihuza no kuba aya mafaranga uyu muyobozi w'uyu murenge yarabitse agera kuri miliyoni 10, bakabihuza nuko aya mafaranga uyu muyobozi yayakoreshaga mu buryo bwo kuyatangamo bashaka kuzamura ikibazo. Harimo na bamwe bamukoresha ku rwego rw'akarere bagahitamo kumukingira ikibaba, kandi hari ibyo akekwaho bigize icyaha, ariko nabibazwe cyangwa ngo avanwe mu uwo murenge. Gitifu Nkurikiyimana Pierre afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Gasaka. Umuvugizi wa RIB narasubiza umuseke icyo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musebeya akurikiranyweho. Ngayo nguko ni biri kuvugwa kuri uyu muyobozi w'uyu murenge wa Musebeya, bivugwa ko akurikiranyweho ruswa y'igitsina yakaga umuyobozi w'aka kagari. Ngayo nguko kuba yarimwe uyu muyobozi w'aka kagari ngo yatakambiye inzego zimwegereye, zaba ari iza polisi kugira ngo arenganurwe, banga kumurenganura, aza kwitabaza inzego z'umutekano zo mu mujyi wa Kigali, nizo zahise zijyayo zikora iperereza. Zimaze gukora iperereza rero zita muri yombi uyu muyobozi w'uyu murenge, baza no gusanga amafaranga agera kuri miliyoni 10 uyu Nkurikiyimana Pierre yarabitse mu icumbi rye. Ariko bakavuga ko bamwe muri abo ngabo baturage bari baraho bavuga ko aya mafaranga ngo yarayabitse mu buryo yifashishaga kugira ngo acecekeshe ababa bashaka kuba bagira icyo bamukoraho. Bivuze ngo rero ngayo nguko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musebeya ibyo akurikiranyweho. Ngayo nguko abakaruswa rero buriya
babikoraga bisubireho ko iminsi yabo buriya nabo hari igihe iba itari yagera ngo iminsi ngo y'igisambo ngo niba ari 40 ariko buriya se nta nubwo igirenga cyangwa ngo igisambo gifatwe mbere y'iyo minsi 40 ntawe ushobora kwiba ku munsi wa mbere agafatwa se birashoboka. Reka mbifurize rero ibihe byuzemo ibyiza byose mwifuza. Njyewe nari Isaac Noshuti hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV, mbifuriza ibihe byuzemo ibyiza byose mwifuza. Tuzasubire mu bindi biganiro n'andi makuru ari imbere.